Ndagusuhuje mukunzi w'ibiganiro byacu, byaba ari ibiganiro by'ivugabutumwa, byaba ari ibiganiro by'ubujyanama dutanga ku mbuga nkoranyambaga. Turagusuhuje ariko turanagushimiye kubana natwe. Biradushimisha kumenya ko udukurikira, kumenya ko uri kumwe natwe. Bidutera imbaraga zo gukomeza gutanga ibiganiro kubera ko tuba twumva ko hari ababikurikira, hari abo bifasha, hari abo bigirira umumaro. Ariko nawe twizera ko ubyungukiramo, kuko biba bifite ubuzima, biba bifite gukiza muri byo, gukiza imitima, kubohora ababoshye, kuruhura abarushye, guha ibisubizo ababibuze, kuvura imvune zo mu mitima. Mbese biba bifite gukiza ku buryo butari bumwe. Ubwo rero nawe udukurikira turabizi ko nta gihombo ufite cyo kudukurikira. Ubwo rero twagushimiraga, ariko tunaguha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, aho turi bugaragaze ikintu cy'ikinyoma ariko cyemerwa na benshi, cy'ubutagatifu butorwa n'abantu, cyangwa se cy'ubutagatifu bushyirwaho n'abantu, aho abantu biciye ngo mu mibereho yabo baba baragize hano mu isi, uko bitwaye mu isi, abantu bashobora kubiheraho mu by'ukuri bakabagira ngo abatagatifu. Ibyo nari ndimo nsoma ku Gihe, aho bagaragaje ko kuri Regina Pacis i Remera ngo hari kubera umuhango wo gusoza icyiciro cya mbere cyo gusaba ko Rugamba Cyprien n'umugore we Rugamba Daphrose bashyirwa mu rwego rw'abatagatifu. Iki gikorwa kibaye nyuma y'imyaka 6 hakorwa ubushakashatsi ku buzima bwabo. Urumva ko ubutagatifu busaba ubushakashatsi, abantu bakabanza bakagenzura abantu bitwaye bate, abantu babayeho bate, bamara gushima imibereho yabo, mbese bakabagira abatagatifu. Icyo ni ikinyoma kimaze igihe, ni ikinyoma abantu basanze kiriho, bagikuriramo, bashinga imizi muri cyo, bacyubaka mu mitima no mu mitwe yabo. Ariko ni ikinyoma gikomeye cyane gituma umuntu atanamenya mu by'ukuri ubutungane cyangwa se ubutagatifu Imana yagennye ihereza umuntu, atabitewe n'imirimo ye yakoze, atabitewe n'ubushakashatsi ku mirimo, ahubwo bitewe no kwemera Yesu Kristo, we wakoze ibyo gutungana agamije kugira ngo atubonere gutungana twebwe batari kukubona. Uzanumva ko hari uwo bita nyir'ubutungane, akaba ari umuntu wagizwe nyir'ubutungane, agahabwa iyo titre, ariko bigahisha nyir'ubutungane ahubwo Imana itanga, ku buryo umuntu avuga ati dore n'uriya nyine nta wundi utunganye niwe. Byaba rero ari ukuba umutagatifu, byaba ari ukuba intungane, Imana nk'uko turi kubibona hano, aya ni amagambo ari mu Baroma mu gice cya 3 guhera ku murongo wa 21 kugeza ku 24. Haravuga ngo ubu ngubu ariko ubutungane bw'Imana bwarahishuwe hatagombye amategeko, intangamugabo ni amategeko n'abahanuzi. Muri make ubutungane Imana itanga bwarahishuwe bidaciye mu mirimo itegetswe n'amategeko, bidaciye ko nashoboye amategeko, bidaciye ko hari imirimo nakoze yemerwa n'abantu cyangwa se n'idini runaka, ahubwo ubutungane buturuka ku kwemera, nk'uko uriya mutwe ubivuga. Ni ubutungane bw'Imana butangwa no kwemera Yesu Kristo, bukaba bugenewe abemera bose nta vangura. Urumva rya vangura rivuyemo. Abandi bagennye standard, bagennye ingingo zikurikizwa kugira ngo umuntu runaka yemerwe. Ariko hano Imana iri kugaragaza ko yashyizeho ubutungane ku bantu bose bazemera Yesu Kristo, bose ari nta vangura. Iryo vangura rero ntarihari. Uko ni ukujijisha abantu kwa Satani, bituma abantu batamenya mu by'ukuri inzira y'umukiro, bituma abantu batamenya uko umuntu yakira agakira urupfu rw'iteka akabona ijuru, ahubwo abantu bagahora mu rujijo rwo kumva ko ibikorwa runaka nkorera idini, nkorera abantu, aribyo byampesha ubutungane. Hano rero bavuze ko ni ubutungane bugenewe abemera bose ari nta vangura, kuko bose bagomye bakivutsa ikuzo ry'Imana. Umurongo wa 23 tugaragaza ko abantu bose bagomye.
abantu bose hagendewe ku migirire yabo, bose nta n'umwe wagera ku ikuzo ry'Imana, nta n'umwe waba intungane, nta n'umwe waba mwiza imbere y'Imana. Abantu bose bagaragara batsinzwe n'urubanza, ariko Imana yagennye noneho ubutungane bundi ihereza umuntu wese wemeye Yesu Kristo, akemera ko Yesu Kristo yishyizeho ubugome bw'uwo muntu, ukemera ko ububi bwawe bwose hari uwabwishyizeho, bwa bugomeramana bwawe ko hari uwabuhaniwe ari we Yesu Kristo, akaba yarazize ibyaha byawe byose, ariko agamije kugira ngo wowe agukiranure n'Imana, ube umukiranutsi, ube umutagatifu, ube intungane mu maso y'Imana, ariko ubikesha Yesu Kristo, utabikesha imirimo yawe, kubera ko ku mirimo ho bose baragomye. Uwo bitagira ubutungane nawe yaragomye, uwo bita umutagatifu w'abantu nawe yaragomye. Aba bose nta n'umwe waba umutagatifu, nta n'umwe waba intungane hashingiye ku mirimo, bose baragomye, ntibashyikira ikuzo ry'Imana cyangwa se ubwiza bw'Imana. Mu kindi Kinyarwanda aravuga ngo ko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Hano mu Kinyarwanda ho ku murongo wa 24 ngo ariko bahabwa kuba intungane n'ineza yayo ku buntu, babikesha gucungurwa na Kristo Yesu. Bahabwa kuba intungane n'ineza yayo ku buntu, babikesha gucungurwa na Kristo Yesu. Nawe waba intungane kubw'ineza y'Imana. Ntabwo bisaba amatora, ntabwo bisaba amatohoza, ntabwo bisaba ubushakashatsi, ntabwo bisaba ikindi kintu. Ubutungane buturuka ku kwemera, ubutungane buturuka ku kwizera Yesu Kristo gusa, ukamenya ngo ku bwa Yesu naremewe, ku bwa Yesu narababariwe, ku bwa Yesu naratsindishirijwe, sinkibarwaho icyaha ku bwa Yesu. Ukaba mu isi uzi neza ko amaraso ya Yesu yaguhanaguyeho ibyaha, amaraso ya Yesu yagukuyeho urubanza, amaraso ya Yesu yatumye wemerwa n'Imana, mu by'ukuri bitavuye ku myitwarire yawe, bitavuye ku byo washoboye, kubera ko ibyo washoboye byaba ibyiza byaba ibibi byose birangana. Ibyiza wakoze n'ibibi wakoze birahwanye, kubera ko uri mubi imbere y'Imana hashingiye ku gicumuro cya Adamu, hashingiye ku isoko y'icyaha ikurimo. Niyo mpamvu none ukora ibyiza ejo ugakora ibibi, byose wabiteranye rero bikabyara ibibi imbere y'Imana. Ariko ku bwa Yesu birashoboka, ku bwa Yesu watsindishirizwa, ku bwa Yesu wakwemerwa, ku bwa Yesu wagirwa intungane, ku bwa Yesu waba mu isi uzi neza ko ijuru rifite atari amatora utegereje bazakora nyuma y'uko wapfuye, ahubwo ukaba mu isi waratsindishirijwe, ukaba mu isi uri intungane, ukaba mu isi ufite ubugingo buhoraho, ukaba mu isi waremewe, ubizi neza ko nta rubanza ugifite ku Mana, ubizi neza ko ubanye n'Imana amahoro, ubizi neza ko watagatifujwe na Yesu Kristo, ko wakuweho urubanza nawe, ko nta kibazo ufitanye n'Imana. Ubwo nibwo butungane Bibiliya ivuga, ubwo nibwo butagatifu Bibiliya ivuga. Naho ibyo abantu bavuga byo ni ibyabo nyine, ni ubuyobe, ariko mumaze igihe kinini ni ubuyobe abantu bisanzemo, ni ubuyobe bukomoka kuri shitani, ariko amadini akabuhagararira. Ariko mu by'ukuri ukuri guhari ni uko ubutungane buturuka ku kwemera, ubutungane buturuka kuri Yesu Kristo, abuduha kubw'ineza y'Imana. Ineza niyo yatumye tuba intungane, neza y'Imana, ubuntu bw'Imana yatugiriye, imbabazi zayo, urukundo rwayo. Ntabwo ari imirimo yacu, ntabwo ari ibyiza byacu, nta byiza umuntu yabona byamugira intungane, ntabyo byera byirabura. Ubwo rero nakwifuriza nawe kuba intungane, nakwifuriza kuba umutagatifu, ubikesha Yesu Kristo, utabikesha imirimo yawe, utabikesha mu by'ukuri kwemerwa n'abantu, utabikesha amatora y'abantu, utabikesha idini runaka, ahubwo ubikesha kwizera Yesu Kristo. Wanibaza ese niba hari idini ritora abatagatifu, iritabatora bo bizagenda bite? Ntabwo rero amadini ari yashyiraho abatagatifu, ahubwo ubutagatifu umuntu abuhabwa yizeye Yesu Kristo, akaba mu isi azi neza ko abufite, akaba mu isi azi neza ko ari umutagatifu ku Mana, ko nta kibazo afitanye nayo, ko yababariwe, ko yemewe, ko yatsindishirijwe, ko byanze bikunze nava hano mu isi azaba agiye mu ijuru. Ntabwo bishingira ku matora, ntabwo bishingira ku bantu, ntabwo bishingira mu by'ukuri ku kwemerwa n'abantu, ahubwo bakwemera batakwemera, ukaba mu isi uzi neza ko Imana yo ikwemera, kubera ko niyo nyiri ubutagatifu, ikanabuha uwizeye Yesu Kristo wese
kubw'ubuntu bwayo, kubw'ineza yayo, kubw'ubushake bwayo, kubw'urukundo rwayo yagize rwatumye itanga Yesu kugira ngo yishyireho ibyaha by'abari mu isi. Ibyaha byawe byose yabyishyizeho, si no kubyishyiraho gusa, ahubwo yarabihaniwe byose aho biva bikagera, kugira ngo noneho wowe icyo usabwa gusa kiba ari ukwizera Yesu Kristo, noneho ubarwe nk'umutagatifu, ubarwe nk'intungane, ubarwe nk'utagira icyaha na kimwe imbere y'Imana, utabitewe ariko n'imbaraga zawe ntazo ufite, nta gutungana wagira. Kwambara ibishura ntibyakugira intungane cyangwa umukiranutsi, kubarizwa mu idini runaka ntabwo byakugira umukiranutsi cyangwa intungane, ahubwo kwizera Yesu Kristo ukabarwaho gutungana, kuko ari we watunganye 100%. Ubwo gutungana akaba yaraje kubukorera ku bwawe kugira ngo wowe ube intungane, ariko ubazweho ubutungane bwa Yesu, ube umukiranutsi kubw'amaraso yamennye, ube utunganiye Imana, ube utabarwaho icyaha, ube utsindishirijwe rwose, ube wera ku Mana. Ndagushimiye rero wowe twabanye mu iki kiganiro. Kurikira ibindi biganiro byose biri ku Ijuru Ntirikorerwa TV, urakuramo byinshi byakugirira umumaro, urava mu rujijo rw'uburyo bugiye butandukanye. Tukurarikira gukanda subscribe, tugusaba ngo ukande subscribe kuri channel yacu, wisharinga abandi, kugira ngo ubutaha nawe ukomeze ubone ibiganiro mu buryo bukoroheye, ariko nabigeze no ku bandi, kugira ngo dusangire amakuru abohora, amakuru akiza, ijambo ribatura, ijambo rikura mu rujijo, umuntu akaba mu isi abanye n'Imana amahoro ku bwa Yesu, atabikesha ikindi cyose, abikesha kwizera gusa uwamupfiriye kandi akanamuzukira. Amahoro y'Imana rero aruta y'umuntu yavuga, abane nawe none n'iteka ryose ku bwa Yesu. Amen.